mu minsi ishize nibwo nabakoreye video y'ibintu tujya dukora mu isura yacu bikatwangiriza isura tutabizi, kandi ari ibintu nawe ukora mu buryo buri volonteri utabishaka. Muri ibyo bintu harimo nka kwa kundi wifata ukibyiringira mu maso. Hari abantu bakunda kwikora mu maso cyane, akibyiringira mu maso, cyangwa se nyine agakunda gukora mu ifesi ye cyane, akirengagiza ko buriya intoki ziba zibitse mikorobe nyinshi cyane utanabara. Buriya intoki zacu uko wakaraba buri kanya kose ziba zirimo mikorobe amamiliyari n'amamiliyari. Ariho hahandi uzasanga abantu bakunda kwikora mu maso, isura yabo igenda ikangirika, bakagaragara nk'abantu bashaje ku myaka mike cyane. Ni ibintu byinshi, ni ibintu ngira ngo bigera muri 7 niba atari 6. Iyo video iri hano kuri iyi channel, wagenda ukayireba, iri muri video za mbere nayibashyiriyeho hano, munyaruke muyirebe. Uyu munsi rero ntago ari byo ngiye kuvugaho, ngiye kubabwira ibintu tujya dukora, imyitwarire 10 tujya dukora mitoya ikadusajisha vuba, ikadusajisha mbere y'igihe. Aha noneho ntago ari bigendanye n'isura, oya, ahubwo ni wowe muri rusange. Ahubwo ni kwa kundi nyine ugenda ugasaza, imitekerereze igahinduka y'abantu bashaje, umubiri ugasaza. Mbese nyine ntago turi bujye muri siyanse cyane, ariko ubwo umuntu ushaje namwe muramwumva, ugasanga ufite nk'imyaka 35 40, ariko kubera imico wagiye ugira, imyifatire wagiye ugira buri munsi, ibintu byakuranze mu buzima bwawe, ukisanga ugendera ku kabando ku myaka yawe mike cyane, ibitekerezo byarasubiye hasi, imyitwarire ari nk'iy'abasaza n'abakecuru, bitewe nuko utamenye ibi bintu kera na kare. Ngo abantu rero muri iyi minsi bari gusaza vuba, bari gusaza ku myaka mike cyane yabo, bitewe n'ibintu bakora buri munsi, umunsi ku munsi, bikabasajisha. Iyi video rero ufite kuyirangiza, nako buriya ni ibintu mumenyereye. Iyo video mbona ifite ibintu byinshi byo kubabwira kandi by'ingenzi, video n'ubundi iba ndende, kandi nanone iyo mbona ari ibintu bikeya bicamo vuba, video nkahita nyigira ngufiya. Ibyo ni ibintu mumenyereye, nta n'impamvu yo kujya mbisubiramo ngo murebe video yose muyirangize, kuko video mba nayikoze ngendeye neza ku bintu nkeneye kubabwira kandi mufite kumva. Video cyangwa se ikiganiro byose ni kimwe. Kora subscribe dukomeze niba utarayikora. Ikintu cya mbere kidusajisha vuba ni stress ihoraho idashira. Burya ngo ubuzima burimo stress, guhorana stress zidashira ni ikintu cya mbere gituma dusaza vuba byihuse cyane. Buriya ngo iyo ubayeho uhorana ubwoba, uhorana pressure, uhorana stress, uhora utekereza cyane, ngo umubiri wawe isaha n'isaha, umunota ku munota, isagonda kurindi, umubiri wawe uhora urekura cyangwa se uririzinga hormone za stress. Ndetse ngo uburyo bw'umubiri wawe, systeme y'umubiri, imikorere ihora mu buryo bwo kwirwanaho gusa, ihora mu buryo bwo kurokoka gusa, ni ukwirwanaho. Umubiri wawe uhora uri mu bibazo, urwana no kongera kwiteranya ubwawo, nta kanya ko kuruhuka uba ufite. Ni hahandi uzajya kumva ukumva n'ubundi urananiwe, nyuma yo kuryama uryamye amasaha menshi, uzi ko wenda waruhutse, ukeka kuri buruhuke, ariko n'ubundi ukabyuka ukinaniwe. Hahandi rero isura yawe izatangira kugaragara nk'ikanyaraye, ugasanga imbaraga zawe ziragushirana vuba, ugahora nta mbaraga ufite, umunaniro udashira, ibintu nk'ibyo. Burya rero ngo stress ntagiza ngo igucemo gutyo gusa igende, ahubwo ikugumamo ikazakwangiza buhoro, ikagushyira hasi. Hari abantu bahorana stress, ugasanga n'utuntu duto turabatera stress, kandi wenda nubwo stress ntago 100% wayihunga, ntago bishoboka, ariko hari stress natwe ubwacu tujya twitera. Harimo ibintu tuba dushoboye kuba twamanaginga, tukirinda ko byaduhangayikisha, tukirinda izo stress zitateganyijwe. Ikintu cya kabiri kidusajisha imburagihe ni ukutaruhuka neza, kutagira amasaha ahamye yo kuruhuka, ukagenda usimburanya, ngaho uyu munsi waryamye ku manywa, ijoro ntiwaryamye, ubundi uryamye nijoro, ahandi igicamunsi ibwo ubonye umwanya wo kuruhuka, ijoro ryose ukarara ureba,
ngo burya kutagira igihe gihoraho, igihe gihamye cyo kuruhuka, ubwo ni ya masaha yo kuryama, ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Kuruhuka rero cyangwa se kuryama, ikintu bidufasha ni kwa kundi umubiri uba wakoze ibintu byinshi, wangiritse, ukeneye kwirefreshinga. Ibyo byose biba umubiri witeranya neza cya gihe tuba dusinziriye, cya gihe tuba turuhutse. Igihe rero utabona umwanya wo kuruhuka cyangwa se ukajya uruhuka imburagihe, menya ngo umubiri urimo urawangiza. Ugasanga ukoresha telefoni mbere yo kuryama, igihe cyo kuryama ugacata, ukaza kwisanga uryamye amasaha 2. Ibi ngibi rero ngo ikintu bigukorera, hormone z'umubiri ziragabanyuka, bituma umubiri ukora hormone nkeya. Hahandi uzisanga ubwonko, umubiri wawe bitangiye gukora gake, imitekerereze ikagenda igabanyuka gake gake. Hanyuma rero bikarangira umubiri wawe ukuze, ugasiga imyaka. Nukomeza gukwepa kuruhuka rero, ugajya ukwepa gusinzira, ugakwepa amasaha yo kuryama, umubiri nawo uzagukwepa, wange kugukorera hormone, wange kugukorera imbaraga zakubakira umubiri. Ikintu cya gatatu kibi cyane dukora kikadusajisha imburagihe, ni ikintu cyo kutita kunywa amazi. Nagiye mbona ibiganiro byinshi bigenda bikora ukuntu umuntu yanywa amazi. Ese ngo umuntu afite kunywa amazi angana iki ku munsi? Hari abo njya mbona babica amazi cyangwa se akabikora nabi, akavuga ngo niba ari litiro 3 cyangwa se litiro 2, ati akabyuka mu gitondo agafata za litiro 2, za litiro 3, akazinywa mu isaha imwe, akaba arazimaze. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu nta kintu byagufasha habe na gito, uretse kunaniza umubiri, naho ubundi ntago ari uko banywa amazi. Ni nayo mpamvu nzabakorera ikiganiro kirambuye, cyiza, kimeze neza, cy'uburyo ugomba gufata amazi kandi akakugirira akamaro. Harabo njya mbona babivuga nabi, ariko ikintu ugomba kumenya cyo nuko kuriya unywera amazi rimwe, ntago ari ya mazi agenda mu mubiri ngo akora akazi kayo. Ahubwo ibyiza ni ukunywa amazi gake gake, niba ari za litiro zawe 2 cyangwa 3, bitewe n'ukuntu ungana, bitewe n'ibiro byawe, ku munsi ukayanywa neza utuje, nibwo akugirira akamaro. Ugenda usomaho gake gake, tuzabireba muri detail. Ngo rero kutanywa amazi, ibi bintu bikora gute? Ibi bintu bitubera ikibazo gute? Aha ni hahandi uzabona uruhu rwawe rwabuze elasticity, ugasanga wakanyaraye. Buriya amazi agira akamaro gakomeye cyane mu mubiri, kuko atuma umubiri uhora uhehereye, mbese ibintu byose bimeze neza. Ingingo zimwe na zimwe rero kandi zo mu mubiri ntago burya zikora neza mu gihe utanywa amazi ahagije. Ahangaha rero niba ingingo zose, hafi ya zose z'umubiri, niba utanywa amazi, ntago zakora neza, nta n'ibitekerezo bizima wagira, kandi ukamenya ngo umubiri nawo uhita ugenda wangirika gake gake mu gihe utabonye amazi ahagije. Ibi rero bituma haba imbere, haba ibice by'imbere mu mubiri ndetse n'inyuma ku mubiri, byose bihita byangirika, byose bihita bigusajisha, ukaba umuntu ushaje ku myaka yawe mikeya. Ikintu cya kane ni ikintu cy'amafunguro, aho ibyo kurya byawe ubifata ugendeye ku buryohe bwabyo kurusha intungamubiri, kurusha ibyafata neza umubiri wawe. Ahangaha rero twese, abantu benshi, iki ngiki kiratugonga. Ukajya ukabona umuntu arambwiye ngo ni ndye ngo ndebe ifiriti sha. Uwo sinjye. Ngo ni ndye dodo zidakaranze, ndebe inyama ikaranze iriho n'igitunguru. Ndagira ngo abantu byananiye namwe munyandikire muri komenti, mumbwire uko bimeze. Ako karagaciyemo, reka dukomeze. Burya rero ngo ibyo kurya ntago ari uburyo bwo kwenjoyinga, oya, ngo buriya ibyo kurya ni nka essence, tuba tumeze nk'abongera mu modoka. Ni ibigomba gutuma umubiri wacu ukora neza kandi bikatugirira akamaro. Iyo utabikoze rero ukajya mu byo kuvuga ngo urimo urishima, urimo urishimisha, bikubyarira ibyago bikomeye. Aha twavuga nko kurya ibintu by'amasukari, gukonsoma bya bintu byinshi biba biciye mu nganda, ibyo kurya birimo amavuta,
ibi ngibi ngo nta kindi bikubyarira uretse kuba umubiri wawe biwugora gusana amaserizi aba yangiritse y'umubiri, imbaraga energy umubiri birawugora kubibaransinga, aho rero mu minsi ikurikiyeho uba usanga ibiro byakubanye byinshi nyamara nta mbaraga ufite, ndetse ubwo ibibazo by'ubuzima bikaba biravutse. Burya ngo buri cyo kurya ufashe kigukorera ibintu bibiri, iyo kitakubakiye umubiri kirawusenya. Nuko biba bimeze, ngo icyo gihe nta kindi kiba gikurikiyeho rero, ngo icyo kurya ufashe ngo iyo kitagaburiye umubiri wawe kigaburira dogiteri. Ubwo nyine nawe urabyumva, dogiteri abyungukiramo iyo wananiwe kwita ku mubiri wawe. Ikintu cya gatanu rero dukora kibi cyane ni ikintu cyo kutanyeganyeza umubiri, ikintu cyo kudakora agasiporo. Burya ngo umubiri wacu ukoze mu buryo utagomba guhagarikamo siporo, utagomba guhagarika kuwunyeganyeza. Iyo rero uhagaritse siporo ibintu birazamba, amagufa aroroha agacika intege, amaraso mu gutembera mu mubiri bikanga neza, energy z'umubiri zikagenda zikajya hasi, hanyuma rero ugahora unaniwe, nta mitekerereze ufite, ibintu byose biri hasi, kujya gukora ikintu cyangwa se no kujya gutekereza ari ugushitura. Icyo gihe rero nta kindi umubiri wawe ukora uretse gusaza mu buryo bwihuse cyane, uba wongereye imbaraga, uba wongereye speed yo gusaza. Burya ngo kutanyeganyeza umubiri wawe biri mu bintu byihuse cyane mu kugusajisha. Ikintu cya gatandatu ni ikintu cyo guhora utekereza mu buryo buri negative, ndetse utekereza cyane n'ibidakenewe. Ahangaha ni hahandi umubiri uzahora muri wowe ufite ubwoba, uhora mu buryo buri negative, ngo ubuse ibi bintu ndi gukora byanze byagenda gute, ngo ese ejo nzaba meze nte, wahangayitse cyane, ngo ubuse abana banjye mu gihembwe gikurikiyeho school fees nibura bizagenda bite. Kwa kundi uhorana ibintu biri negative, kandi nyamara rimwe na rimwe ukabona ni n'ubwoba gusa bw'ubusa ufite, ahubwo ari kwa kundi umuntu yihoranira ibibazo byo gutekereza mu buryo bw'uko ibintu bishobora kuzamba isaha n'isaha gusa aribyo bimuri mu mutwe. Ibi bintu rero buriya ngo ni bibi cyane mu buzima tubayemo. Ntago guhangayika byabura, ariko hari ibyo duhangayikira bidafite ishingiro, ari ubwoba bw'ubusa dufite. Ntimujya muyibona se, ukajya kubona wenda nk'umuntu afite ubwoba bw'ikintu kitari cyanaba, ntazi ngo n'ikiba bizanagenda bite, agahera uwo munsi afite ubwoba, wenda n'icyo gihe icyo kintu cyazanagera ahangayikiye, akabona burya yarushywaga n'ubusa, ahangayikishwa n'ubusa. Ni ibintu bihise bikemuka bitanagoranye, bidasabye n'imbaraga nyinshi. Ibyo bintu rero buriya bituzambiriza umubiri, bigatuma umubiri usaza vuba, bigatuma n'imitekerereze, ibintu byose dutakaza za energy, za mbaraga twabonye zikomeza zifasha umubiri wacu, zifashe imitekerereze yacu, zikagenda zijya hasi, ukisanga wacitse intege, washaje ku myaka yawe mike cyane. Ikintu cya karindwi ngo ni ikintu cyo gukomeza twirengagiza utubazo dutoya tuba dufite tw'umubiri, ugasanga umubiri wawe hari ibimenyetso uri kukwereka ko utameze neza, ariko ukabyirengagiza ntubikurikirane. Niba ari uturwara se kwa hato na hato, ntudukurikirane ngo wivuze ukire, ugakomeza kubinegirisha. Buriya ngo rero iyo ubyirengagije ntabwo utwo tubazo duhora tukiri dutoya, ahubwo birakura, ugasanga byakuviriyemo ikintu kinini kikwangiriza umubiri. Ugasanga uri aho ngaho, ntujya ujya kwa muganga ngo urebe uko umubiri wawe uhagaze, wisuzumishe indwara zose, barebe ese amaraso ahagaze ate, ese mu nda bihagaze bite, ibintu byose medical check up bagukorere, ibintu byose bagusuzume, barebe ikuntu umubiri wawe ukora. Cyangwa se ugasanga nk'uko nabivuze urarwaye ariko ntiwivuje, ukomeje kugenda ubica amazi. Aha rero barakubwira ngo ikintu unegirije ubu ngubu, utuntu tunegereje ubu ngubu tuzagukostinga ahazaza, tukuviremo indwara nini kandi yangiza umubiri wawe. Ndetse uretse n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo wenda ngo bizakuviramo indwara ikomeye, buriya kuriya uburwayi turwara dutoya
umubiri utameze neza haba hari ikintu umubiri uri gutakaza. Iyo rero udakoze ibishoboka byose ngo umubiri ukire hakiri kare ukomeze gahunda uba urimo uriyangiza. Ngaho nawe reba nk'iyo urwaye ntujye ku kazi ukamara iminsi 3, 5, icyumweru, ukwezi utarasubira mu kazi, reba ukuntu ibintu biba byangiritse. N'umubiri rero uba ugomba gukira hakiri kare ukawitaho kugira ngo usubire mu kazi, ukore za mbaraga, ukore energy, wongere wiyubake. Mujye mubyitaho cyane. Ikintu cya 8 rero ni ugukonsoma alcohol nyinshi ndetse na bya bindi byangiza umubiri, harimo itabi ndetse na bya bintu bibi cyane banafungira by'ibiyobyabwenge. Ibyo byose ngo ni ibintu bibi cyane ku mubiri. Ikintu gitangaje ni uko ibi bintu byo gukonsoma ibintu birimo alcohol nyinshi, inzoga cyangwa se itabi na bya bindi byose twavuze haruguru, ni ibintu bica intege umubiri uko ugiye ubikonsoma. Ndetse umubiri wawe mu buryo bwihuse cyane byangiza ibice byinshi, amawurugane y'umubiri, umwijima, ibihaha, ibice byose muri rusange bikangirika. Burya rero mujye mwitonda kuko ibyishimo uba ushaka kugira aka kanya bishobora kukuviramo ibyago by'igihe kirekire. Ikintu cya 9 rero twihuse cyane ni bya bintu bigendanye no kugira imijinya ya hato na hato, uburibwe muri wowe indani, kwa kundi uba wangiritse mu buryo buri emotional, uburakari, mbese kwa kundi uba wumva nta mahoro ufite mu mutima, cyangwa se kwa kundi habaho abantu bagira amashyari, ibintu by'intugunda, bya bintu by'ingingimira n'inda y'umujinya. Bise ni bya bintu biba biri mu buryo bw'imitekerereze ariko bibi cyane, bigushyira hasi, biguhoza kuri stress, nta mahoro ufite mu mutima, ugahora mbese wumva uremerewe. Abantu rero mugira ibintu by'imijinya, ibintu bya mukushi, nimubireke ntago aba ari sawa. Ngibi nabyo bituma usaza imburagihe, ubutandukanye na wa muntu uhorana ibyishimo, uhora yumva nta shyara afite, atuje, anyurwa n'utwo afite dukeya, nta rwango mu mutima, ngo uyu muntu abaho igihe kirekire kandi yishimye. Kandi nanone ngo ukabona asaziye mu myaka n'ubundi yakabaye kuba asaziraho, ntasaze imburagihe. Ikindi kintu cya 10 gikomeye cyane ngo ni ikintu cyo kubaho udafite purpose, cyangwa se ukabaho ubuzima butagira icyerekezo. Ngo ibintu nabyo ni bibi cyane, biragusajisha kandi imburagihe. Burya ngo iyo ubayeho ubuzima butagira icyerekezo nta na motivation ugira, uhora wumva hari ikintu ubura muri wowe, ukumva mbese uri empty, utangira kumva ubuzima bwawe ubayeho nk'urokoka, ukumva ubuzima bwawe nta shingiro rifatika ufite, ukabaho nk'usavayivinga, kandi nyamara wakabayeho nk'ufite ahazaza bikaguha imbaraga. Iyo rero nta hazaza ufite, ntaho utekereza, nta nubwo umubiri wakwirushya ukora imbaraga, ukora energy, reka ni ibintu n'ubundi biba biri mu mutwe wawe, ni ibintu biba biri muri mind yawe, ahubwo ikintu umubiri uhita ukora ni ukwisazira, nta kindi. Nsoza rero mbabwira ngo burya gusaza ntago buri gihe birangwa n'imyaka, oya, ahubwo akenshi ni ibintu dukora buri munsi ku mubiri, mu mitekerereze, ndetse no kurinda amahoro muri twebwe, amahoro yacu. Ngo utu tuntu rero tuba tugaragara nk'utuntu dutoya ubu ngubu, ariko tugira impinduka zidasanzwe ku mibiri yacu, biranatwangiza cyane. Rinda imbaraga, energy zawe, rinda umubiri wawe, ndetse rinda ubuzima bwawe. Nongera nkubwira ngo niba ubu butumwa wumvishe ari ubw'ingenzi, ntugende udakoze subscribe, kandi gusharinga n'abandi bakabubona, ni akantu k'ingenzi waba ukoze. Namwe mukomeje kugenda mukora subscribe, ndabashimira cyane. Ni mwebwe muri gutuma channel yacu igenda igera kuri byinshi, kandi natwe twese bidufasha kungurana ubumenyi mu buryo bwa buri munsi. Ciao, bye bye, reka dore mu kiganiro gikurikiye.